ngo icyo cy'urukingo we ubundi urukingo inkuru yarwo ni imwe mu nkuru nziza rwese twese mbishe bwari umwaka ushize kugeza abanyarwanda twishimira n'isi yose muri rusange cyane reka hano korona itugeze bubi yaba ibintu byose byasubiye inyuma byarazambye byose byarazambye ariko bakavuga ati mu kwa gatatu ruzaboneka mu kwa ruzaboneka ibintu bizagenda bigerageza ngo nguru ruravura ku kigero cya 90 na kangaye ngo rwongera rwasaba ko 40% byanze nguru no ngo abanga babazanye urunuru ariko kera kabaye twumva ngo urukingo rurabonetse dore mu Imana turayicyubahira aza rwa kabiri urwa gatatu baruraje tarango turasirimba ibintu byiza ari nako ingamba zigenda zoroshywa zongera zikazwa umunsi kuwundi bijyanye n'aho icyorezo kiri kugana ni n'ibintu byiza pe tudakwiye no kwinubira na rimwe kuko n'ubundi tugomba gushyiramo imbaraga ku buryo bwose bushoboka twongera kwibutsa umwese ko uri umukirisitu tubabwira ngo bakoresha rukoro none ukivuga ngo reka ngo ntabwo ujya ukoresha ibintu by'ibisindisha ngo njye narazikijijwe ni ukwirinda ubuzima ni ukwirinda ubuzima cyane hanyuma rero urukingo rumaze kuza no mu Rwanda abayobozi bakuru barabitwibwira baravuga ati turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo ruzahagere vuba mu bihugu bya mbere bizajyaho muri Afurika igihugu cyacu kizaze kwisonga dore n'ibikoresho bizadufasha mu kurubika neza dore cyane ngibi byarahageze imyiteguro yo kurikwirakwiza mu baturage rwose ngiyi nayo imeze gutya na gutya ni ibintu byiza pe turashimira ubuyobozi bwakoze iyo bwabaga pe kugira urubunga igihugu cyacu kibungabunga ubuzima bwacu yego ariko aragatekerezo dufite tuzenda nimba ari na ngombwa pe turanagatekereza tukumva yuko ari akantu kari aho hasi kadafite ireme kadafite uburemere cyane ariko ni igitekerezo cy'umuntu cyose buri uko byagenda kose aho cyaba kikagera niyo cyaba kidafatika ariko ni igitekerezo uragitanga ugakosorwa mu gihe kidafatika ariko watashaba kizima kikumva cyane niyo mpamvu icyacu turabizi ntabwo gifatika pe ariko mbere y'uko zino ngingo zigera mu Rwanda nta gatekerezo kacu nta kuntu twe twakora n'abanyarwanda bagenzi bacu baba hanze noneho tukoroherezanya twe twakoresha ubwenge ibihugu by'amahanga bitatekereje umunsi wa rimwe na rimwe twe hari strategy twakoresha tukabona urukingo mbere y'ibihugu byose muri Afurika kandi batazi ko rwahageze abantu twese dufite amapasiporo uzi ko ufite passport utayifite akayishaka byihuse cyane ugomba ko hazamo gukina imikoranire myiza y'inzego za leta n'abaturage uzi ko afite ubushobozi wese ajya gusota passport noneho yamara kubona passport akagira passport isobanura iki ni urwandiko rw'inzira rukwemera ko wajya he mu bihugu runaka kandi mu bihugu tuvuga bishoboka ko wajya mani byamaze kubona inkingo bivuze ngo rero ko wagenda bakagukingira ugahita ugaruka biroroshye cyane byakorwa bite rero Rwanda yikagira n'abakorana za migration bose bagakorana none umuntu wese uko afite ubushobozi bwo yatega indege akajya hanze none borohereze atega indege ajya afata urukingo agaruke ajya mu gihugu runaka gifite urukingo ahita agaruka hano ahita azana hatari na famiye ye nayigeyo noneho nabo niba cyane agashinga botike agatuba ati ndarwaye kandi hari umuganga umvura ajya iwacu agahita agaruka ariko yamaze kugira gute agashaka umusigariraho agahita mu Rwanda agahita ajyaho nawe akagenda akikingiza nawe agahita avuga ati rero nanjye ndumva kanjye kurira nanjye imyaka nahinze akagaruka hagati ajya mwene wabo wundi akamusimbura akagaruka afashe muri mariage cyane bagasore batandatu noneho bose bajya bakikingiza ugasanga gake bari muri ambasade abakozi bacu bari muri za ambasade hanze bakabongera abakozi ahari abakiri n'abatatu bagashyiramo batandatu cyane ambasaderi bakabakubira inshuro bakanga batatu ambasaderi bariyo bakavayo bagahita baza bagasimburana n'abari hano ugasanga ambasaderi araje amaze basagata banga giti cyangwa amenye iminsi ngahe iminsi mike nk'itanu bamenye bacu bagahita bajya kwa ambasaderi muri bya bihugu bagahita barikingije niyo ko n'amakipe yaje ni masi ayisigaye twaba bakiri 20 bagafata inkingo bagahita bagaruka match ya mbere gataje ikipe ya kabiri gake umunsi wundi bakaza kwireta uruva urukingo mu Rwanda abantu bose baramaze kurubona kugena leta yaza gukingira babandi bake basigaye batabashije kubona ubushobozi bwo gufata ariko ufite ubushobozi bwo kujya hanze ahantu bakingira wejyayo wikweza gake garuke bamukingiye cyane kugira ngo ari urujya n'uruza tugabanye imibare y'abagira gute yabandusanya akagufata amaze kwikinza ukajya mu kabari waba ugiye gutaza isura mbi igihugu cyane ariko nta gatege tutazi ko kashoboka tuzi nimba gafite n'ireme pe mbere y'uko rero kakungwa cyane kumvwe icyo dusabwa nta kindi ni ukubahiriza amabwiriza aho turi hose tukirinda impamvu yatuma twandura cyangwa se ngo twanduze bagenzi bacu ibi rwose bigomba guhinduka